FNL banama rimwe b'umugambwe FNL ndongozi z'umugambwe FNL bakenyezi mukenyereye urugamba rwaruka mparanira gihugu kwa FNL nshigwa rimenese za FNL inshuti z'umugambwe FNL nidusangwe FNL umuhuza w'abacinyizwa bose mu Burundi mwitangazo riheruka gusohoka twaravuze kubijanye n'ubutunzi bw'u Burundi ingene ubukene buzura inzara aho twavuga kubijanye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu aho kwiyunguruza bisigaye ari nk'umuzibuye kubera ibura ry'igitoro kubijanye n'ubutunzi nyene amasoko yirigwa rasha ku buryo abayadandarizamwo bahagaritse imitima kubwa Twongeye kubaha ikaze kuri One Vision Rwanda TV turagarutse kugira ngo tuganire nimuze hanyuma namwe muduhe ibitekerezo aho muri comment turabikunda kandi biduha courage ndetse bishobora no gutuma hari icyo twahindura mu byo dukora ngandi Jean de Dieu Ntakirutimana ari kumwe na Semgeshi Bayingana ngo haye ikaze muri iki kiganiro koze cyane Jean de Dieu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo bundangaha habaye uguhererekanya imfungwa ariko subwo n'uguhererekanya kubera yuko ahubwo n'ugutanga imfungwa kubera yuko AFC/M23 yo ntabwo yahise itanga nayo izindi ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwatanze abo bwavuga ko bari affiliated kuri AFC/M23 ndetse ngo yari yasabye 15 ariko AFC/M23 nyuma yatangaje ko yagenzuye umuntu ku wundi gasanga 9 muri abo ngabo nibo bonyine bari ku rutonde rwabo yari yasabye cyangwa yasabye barenga 700 ubwo hakaba habonetsemo 9 gusa n'ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ari 15 ngo babahayemo n'umugande byansekeje nabonye harimo ngabafatiwe Katanga Ituri Kinshasa ndetse n'abandi bitigeze bitangazwa ariko noneho hazamo n'umugande yego hazamo n'umugande hanyuma ibi nyina ngo twabivuzeho muri kira cyumweru tuvuyemo ko twari twamenye amakuru ko n'ubundi bizaba yego nyina ngo abantu barabyibuka ko twabikomojeho tunavuga ko yaba ari inzira nziza ndetse no muri weekend kibishimangira Sena ya Amerika komiti bishinzwe ibijyanye n'umutekano ariko mpuzamahanga yahamagaje Marco Rubio abazwa ku by'umukibazo cy'umutekano muke muri kano karere k'ibiyaga bigari yavuze ko biri gufata umurongo ndetse iki ni kimwe mu byo yakomojeho bijyanye nuko nyine riya Doha process iri kugerageza kubahirizwa ndetse nabona ko ishobora kuba intambwe nziza nyine iganisha mu kuba amahoro yagerwaho ariko iyi AFC iti ariko mwigenzura twakoze twasanze harimo abantu bacu n'ibyo ariko harimo n'abandi batari abacu yego ubwo bivuze ko mu yandi magambo ntago mwubahirije amasezerano nk'ari cyo bivuze ntago mwubahirije amasezerano ubwo abatarabaho baraza kuba baha wenda babasimbuze abandi iba ariko n'umuri twagizeho imbogamizi urabyibuka dusa nkaho twibaza kuntu ibuye rimwe rigiye kwica inyoni ebyiri kubera iki kubera ko kira cyumweru gitambutse ndetse ni weekend tuvuye mu ngira ngo ejo wabonye ko mu Minembwe ibice byafashwe uvuga ngo ni cyumweru cyaranzwe n'ibitero bya gisirikare avancement mu buryo bwa gisirikare hanyuma umuntu akibaza ukuntu iyo talk and fight iribuze gukora muri ntago bijyana rwose talk and fight muri diplomasi babigoye hitamo kimwe hangana ubundi uganira nushaka gukora strategy yo kuganira unarwana nago biguhira Trump yarashatse kubigerageza muri Iran ibyo yahuye nabyo ngira ngo abantu bari kubibona cyangwa se umusaruro ibyo ari gukuramo abantu bari kubibona nahangaha rero nubundi iyo doubt tuyifite twibaza ngo nibyo hari intambwe itewe abo bantu 15 cyo gihe twumvaga ari aba AFC bose baratanzwe ariko se ko tubona mu karere k'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo bigamba za wazarendo ziri gusaba ibikoresho M23 nayo ikavuga ko ishobora kuba yinjiye muri Maniema kabambara abantu barabyibuka bagatunga gatoki bavuga bati iyo baraka namwe ni mu minsi mike kuko dufite amakuru ko FDLR yahagize igicumbi n'ibindi biribuze guhura so n'umundi rezilitari yingiyi ibyo bari kuvuga biragoye kuverifya ko ari ukuri ariko no kubihakana nabyo biragoye sinzi uri kubyumva
hari urutonde rw'abantu batanzwe 760 rwatanzwe, ngira ngo iyo batanze urutonde ntabwo ari amazina gusa kuko abantu baritiranwa, batanga n'izindi identification, amazina, imyaka, niba afite ibyangombwa bifite iyihe nimero, niba bifite akomoka he, ngira ngo ibyo ngibyo niko bigenda haba. None rero ngira ngo ibi bintu byaba byarakozwe nkana kugira ngo wenda bashobora no kuba murega kugenzura ngo turebe ngo ese ba bantu koko twifatiye abantu bose tubonye tukabatanga, ubundi hari icyo byaba bitwaye. Ngira ngo FARDC ishobora no kubikora, mvana ngo FARDC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora no kubikora, hari kugira ngo gusa na testing ivuge ngo reka dutere ibuye hariya mu gihuru turebe ese aba 15 bose nitubabaha nubwo harimo abatari ku rutonde rw'aba abandi, aho ntibiri buze kugaragara ko twebwe twabikoze ibyo tugomba gukora, wenda bakaba batagenzura kapaka, batagenzura umuntu ku wundi. Bishobora no gukoreshwa kugira ngo bakugenzure barebe koko ese wita akantu uri detail oriented, kuvuga ngo akantu ku kandi ukitaho, kuko ubwabyo byagaragaraga nk'ikintu cyiza, nubwo abantu bakiri bake cyane byaranyije n'abasabwe, kandi wenda ndajya muri bila mu kanya uko bimeze. AFSM 23 imaze gukora icyo nakwita kurekura abantu bari affiliated kuri FARDC cyangwa se na Kinshasa benshi, nko mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kuva mu kwa kane kugeza mu kwa gatanu muri uyu mwaka washize, abantu nimo byibuka 1359 bambuwe intwaro, bari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ababo muri polisi y'igihugu. Abangabo bose binyuze muri Seychelles bahawe ubutegetsi bwa Kinshasa. Abo bose 1359 abantu barabyibuka, barabasirikare na famiye zabo n'abapolisi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mu kwezi kwa karindwi umwaka ukwezi kwakurikiyeho ubwo kwakurikiyeho aho ni mu kwa kane mu kwa gatanu, ukwezi haciye mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi n'ubundi hakorwa indi geste, abandi 768 gutyo hafi 770 bari muri prison ya Makara ndetse na Ndolo verified, ngira ngo ni 310 n'abangahe Seychelles nayo ya verifiye, hanyuma baratangwa. AFSM 23 irabatanga. Hanyuma muri uyu mwaka n'ubundi ntabwo byahagarariye aho, mu kwezi kwa gatatu mubyibuka neza AFSM 23 yarekuye abantu ba FARDC basaga 3600. Urumva ni AFSM 23 itishimira ko yo igira concessions zikora, ariko in return ntagire ikintu gikorwa. Dore nk'ubu ngubu mu kwezi kwa gatatu nibwo hatanzwe urutonde rw'abantu 2600 ahubwo ibyo 2618 nabatanzwe nyine na AFSM 23 nahoze mvuga mu kanya mu kwezi kwa gatatu, ariko bo ku rutonde rw'abantu 760 abantu 15 nabari ku yo geste ikozwe ikazamo nk'ikintu kimeze nko kunaniza, ngo reka dupfe kuba hanga abandi tugira amahirwe ntibari buze kugenzura. Erega ni nk'abirya twavuga kuri mu kiganiro hari cyabanje tuvuga kuri FDLR, kuvuga ngo reka dupfe kubikora, reka dupfe kubohereza 15 nitugira amahirwe ntibari buze kugenzura umubare w'uriya. Ikintu abanye gitangaje hano, parties which are involved, when kuvuga third party, Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Angola, bo bari bamaze kwemeza ko byakozwe mu mucyo. Vango bo muri raporo na Marco Rubio yabikomoje muri weekend. Vango bo bemeje ko byakozwe mu mucyo. Vango ni ibi birego cyangwa se izi crimes za M23 zishobora gufatwa nyine ntago uburemere bwaza nyine, kurumva unakurikije igihe bano bantu barekuriwe, uribuka ko n'inzira byaciyemo byasabye ko bava Kinshasa bajya Entebbe, Kisoro, babazana hano yango babanje Yego bagira Beni, Yego hanyuma rero nibwo basi bagibunagana. Hanyuma hano ikiba gitangaje ni iki, no kuvuga ngo iyo bo bamaze kwa provinga ko ari uko bimeze, n'abakora raporo nyine baba bamaze kuzikora. Hanyuma icyo gihe rero iyo range irimo kuva tariki ya mbere kwezi kwa karindwi kugeza none ubwo byakorwaga ndumva byari tariki hagati ya 6 na 7 z'uku kwezi turimo kwa munani. Banga iyo range hari izo mande zombi zari zifite amakuru yuko abo bantu bahari bari no muri Beni, ubwo ni imyirondoro bari kwikwa bayizi cyangwa se bararebye ko byakurikije amategeko.
still birinda bigeraho M23 yakira abo bantu izo mande cyangwa se iyo third party nta kintu iravuga kuri bo. So urumva ko sinzi niba twada tubyita ubufatanye ku kanya nibyo ko M23 kuvuga ari byo, niba ko aba bantu atari abayo, niba ari byo ntago nanone twaba twihuse tubyita ko ari ubufatanye bw'iyo Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Angola, ariko numva ko icyo gihe cyari giciye mu by'ukuri gira bari abagenzura bakanakurikirana bya kuba byarakoze bari manipulation ku ruhande rwa Kinshasa. Erega abandi bashobora no kuvuga batoke tugize amahirwe imibare yakomeza ikiyongera natwe tukavivura tutanga biri kugenda bicamo, ariko niba abantu bari 700 barenga ukabanza partially ugarekura 15 ugatanga 15 nabo harimo abatari abari ku rutonde, ni manipulation no muri bwo kugira ngo ngira ngo AFC M23 nabyitwayemo neza, iberetse ko mu buryo buri vigorous igenzura kuko aba bose hamwe bashobora kubakira n'uwo muganda kazamo kandi wamaze kuvivura uti nabakiriye. Buka ko dufite impungenge zo kuvuga ngo ubundi aba bantu baracyariho, uru rutore rw'abantu 738 nabo bigeze kubivuga bati nubwo tubikoze uko turabizi ko hari abamaze kwicwa rwose ko aba bantu bose bakiri bazima, bwo bishoboke ko muri abikenda wenda arabo bahindukije bamwe bivuganye ibyo umuntu yabitekereza cyangwa se bakaba bafite iyo mibare kugira ngo bizitwe ko ari imibare gusa, ariko iyi ni geste nziza kuri AFC. Ni geste nziza kuri AFC M23 baberetse ko bakurikira nyine akantu ku kandi, kubera yuko erega byari kwita binoroha ejo bundi babona abandi, ariko ntabwo uzi ko twabonye n'abantu ejo rega the same case no kubijyanye na FDLR ejo niko tuvuga se abantu boherejwe mu Rwanda batarabo muri FDLR bakavuga bati batwemereye amafaranga bagize gute, no kuvuga ngo hari abantu barahari benshi ufa no kumanipira ukamubwira uti banikeneye uruti turaguha amadolari 100 turaguha amadolari 300 200 se kongo ifite amafaranga rwose, ariko ugende wiswe gutya na gutya nk'ibyo ngibyo n'ibyangombwa bashobora kubikorerwa. No kuvuga ngo kwikubitiro iyo haza kubaho kugutestinga AFC M23 bakabona barabakiriye koko wa mugande yahise ahinduka umwe muri babandi basabaga babandi batari listed kuri ya liste yatanzwe batanu nabo bagahita baza bakabemerera ngo nabacu nejo no bashobora guhita bavuga batoke reka dubahe n'abandi 100 noneho twabonye ko batagenzura niba batagenzuye mu bantu 15 se urumva mu bantu 100 bari kugenzura nabo bazaza kugenzura kapaka, ariko ubungubu ngira ngo bavuze bati AFC M23 kumbe baragenzura barya. Ubutaha rero turaza kwitonda turareba ko ku rutonde niba ruri guhura nabo turi gutanga. Ni geste nziza cyane mu by'ukuri kuri bo, berekanye ubuseriye ku rwego rwo hejuru ku buryo ubutaha biragoye ko hataza abantu nk'aba ngaba batari ku niyo manipulation. Urumva binakozwe ubwo bibaye ku bambere rwose n'abandi bazatanga ubwo bazaba bafite amakuru neza niyo bitabikora ubundi hari byitwa psychological sinzi ukuntu byitwa i concept aho rwose umuntu akubona kubera ko wenda kubona wambaye neza buri gihe katishyira mu wayitiye abantu basigaye bagenda bagatira mu maduka bagakodesha n'imodoka barakodesha byose bakakodesha urako ko umuntu akuzuko agagufata muri iyo shusho ni muravugana nta nubwo aramenya ibyo ukora juste uko akubona gusa akakujajinga ibyo hanyuma nahanga rero kubera ko bazi ko nyine M23 kubigenzura ushobora no kutazongera rwose kwirwa inabigenzura ariko kubera ko yamaze kwamarikamo icyo kintu cyuko ibikora ubutana bakitonda bajya kuri tension kuko bavivuye bati twe twakiriye abantu 9 ntabwo twakiriye abantu 15 ubwo nicyo cyemeranyijwe batandatu ubundi bari buza babatware bya jamu batware gusa n'abasituwaye b'abanyekongo nabacu ntacyo bitwaye nitubaheza. Umunya Uganda nawe niba akeneye kuguma aha nawe twamwakira, niba yujuje ibyangombwa niba akeneye kujya iwabo AFC M23 kabigenza icyo buri bikweretse ngo n'ubutaha nimwongere tuzabimenya tuzabavumbura ntabwo tuzabyemera. Hanyuma kandi ubwo yanakiriye abarwanyi 28 ba Maimai Nyatura n'intwaro zabo nabonye intwaro nyinshi niba YouTube itatumerera nabi turareba niba ayo mashusho hari twayakoresha dusanze byadukundira bari kubona ayo mashusho rwose uko bimeze. Ni Nyatura bantu 28 bishyikirije AFC M23 imasisi. Ni ikintu gikomeye cyane rero muri iki gihe iyo ubaye joined n'umuntu warwanyaga kuko nabo ni bamwe mu barwanaga na AFC M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So iyo ugize gutya rero mu bantu barabanzi bawe hakagira ujoininga yani bya if you can't fight
join us. If you can fight him, join him. Namaboko ariko ni namakuru. Namaboko ariko ni namakuru rakoze cyane ugiye aho ndakugana. Namaboko ariko ni namakuru. Hari ushobora kubakuramo amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi bashobora kugufasha ariko kanabyitondera nawe kuko nawe bashobora kuyagukuramo. Niko bigenda. Bashobora kuba ari aba double agent. Ni nakwereka mu bintu abantu bagiye bavuga cyane kuri AFC bavuga bati nibyo gukonve ku ruhande rukaza nibyo ariko uko muri niba bihagije mwagumuko. Mwagumuko ubwo abantu mukabafasha mu cyumuntu wenda yakitanga integration. Deja reintegration kuva abo bantu nibura bagasubizwa mu buzima busanzwe icyo cyaba cyiza naho mundi kubakira ngo baba basirikare uwo muntu uteye intambwe uruhande avuyeho ararugambaniye hanyuma se ufite cyizere kiko uwo muntu azahora ari uwawe nabyo ukabitekerezaho kandi azaba yamenye ibyawe nyine nakwinjiramo byanze bikunze hari bimwe azamenya keretse n'umukumira kumenya ibibera hejuru ndabira hejuru by'akenshi n'ubundi bari ibyabaki ibyo ni bisanzwe si umwe inventor gusa n'ahandi hose umuntu uje ufite iyo gahunda byanze bikunze arabimenya fa kwa gusa bamuhaye ikaze aho ngaho byange bikunda amakuru arayamenya kandi noneho yamenya direct nagarindira ngo nzayatanga amaze kuba menshi burukamenya atanga burukamenye kose agatanga burukamenye kose agatanga gusa ikigaragaza wenda ko abo bakira baba bere imfura niba ko nabivuga nta cases nk'izo turumva zisakara wenda baguye mu gico runaka bari bateguye igikorwa nk'iki kikamenyekana mbere yuko bagikora izo cases ntiturazimenya wenda umuntu ashobora guhera akavuga ko maybe wenda babaza kuko babaje hanyuma mu Burundi rero mu mashusho abantu barabibona umugenerali Nzabampema ni wa FNL rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika y'u Burundi ndetse rifite n'igisirikare bakaba bavuga bati rwose igihugu kirageramiwe ubu nahacu kugira ngo tukirokore barondoye byinshi cyane igihugu kirimo kandi byakaga harimo gushya kw'amasoko bicuruzwa bigashya ubucuruzi ntibugenda harimo igisirikare rwose kitameze neza kugeza ubwo yageze naho avuga ngo hari imbonera kure zirusha agaciro cyangwa se hari abasirikare benshi hanga barushwa agaciro n'imbonera kure ibintu nk'ibi ni byinshi cyane yatangaje avuga ati noneho rero natwe ubu twaje igihugu tugiye kukita ni igihugu cyacu gusa i FNR nagi kiri strong undi ari komeye agatorwa asa gihari agatose we ari kugererageje at least wenda nawe ariko komeye mu bihe bya gatorwa ariko nabo iyo urebye impamvu mbona ko uretse ko mu Burundi ndabigikora ni igice ubona ko kiri ni bimwe twita ngo ni ethnic based rebels n'abantu babashingiye ku bwoko kongera ngo hariho paripehutu n'ubundi FNL paripehutu n'ubundi yahoze ari paripehutu mu kaza 80 noneho rero icyo cyohoze ari paripehutu kiza kubyera iyo FNL nk'ishami nyine rirakomeza kugeza 2006 numva nabo banyuma banyuma basinye ku masezerano y'amahoro ya 2006 abo bagato nyine bano bagatorwa icyo gihe urumva baraza baragerageza ariko still n'ubundi bya bintu bya ideology kinyeshyambi bagumamo barongera barahaguruka kugeza ejo bundi akora CNR ni CNR agatorwa sava muri FNL agakora CNR ariko nawe nyine buya asa nk'uwazimye abantu barabizi ko nta nubwo mu muheruka so kindi kuvuga hano iyi FNL isa nk'ari based ku bwoko na nubwo ubona rwose babyita nk'iki manifesto kuko bivuga nk'ishyaka reka tubyite manifesto yego ntago nyine uyireba ngo uyibone intumbero yabo intego yabo kuko ibintu bari gukritika mu by'ukuri kugira nabo bashinza guverinoma ko itwikira amasoko kamona ariko ushobora gusanga biriyo je dore ko mubwiza uko opposition ngiye barumva igomba kurya bya bintu biri critical nyine zana ingingo ziri very convincing ariko igisirikare cyapfuye ariko uretse kuba transport ntigenda DNB ariko ikibazo cy'igitoro president Neva aragisobanura kandi reka nkwereke ibintu Neva avuze ngiye impamvu nabyemeye ngira ngo agifungwa uyu baheze gufungura ejo bundi uyu w'inzobe uyu mugenerali wari nomero 2 cyane rwose ndumva sindi kwibuka izina neza uriya mugabo w'inzobe rwose yega abantu baramuzi ayobe polisi y'u Burundi anabarizwa muri sene igihe kirekire ni umugabo ukomeye hariya so agifungwa nubwo cyakomeje kubura ariko byaragabanutse kuvuga ngo bano bamazina manini cyangwa se abakungu baragenda bakarema monopoly bagenda bakarema ikintu gisa nka monopoly ibintu bikajya mu biganza byabo none bakajya babirekura uko babyumva ibyo bintu urabizi ko rwose abantu b'abanyagatuza barabikora ukagenda ukaba wagenda tuvuga urugero wenda ni nk'isoko ry'amafi ukarifata suka amafi yabuze yego
ahubwo wowe ugasa n'uyafunze akenshi babikora ku bicuruzwa nyine bidapfa wowe ukabikora bitewe n'ukuri kubyumva cyangwa se no kubona isoko rigeze n'icyo ushaka rero biriya bintu nibyo na Neva yasubiye amavuga ati hano harimo abantu reka nyimbe mbivuga hakiri kare harimo abantu hano batifuza iterambere rya twese abo yisi bifi binini so kandi kuko byaragaragara ariko wese nyine ko ari president kubivuga tu reka nkwereka kubidenonsa tu birahagije nka president w'igihugu system biterwa na system icyo gihe system rero wabashyize ubwo hari umuntu ukura karuta system akagera ku rwego rwo kuyibwira ikumva hariya rero hari n'abantu kubera ko ni babantu mwarakuranye mwararanye mu ndake aza amakosa yawe ziki icyo kintu yutakirenze yutabaye munini ngo kirenge iyo ni faiblesse ya president rero ni kuvuga nyine yutabaye munini ngo icyo kintu kirenge nyine biguma umuntu akumuna nka wandi urakomeza umane nk'abayingana wa 2020 nyamara wenda narakuze physical ariko na mental narakuze ariko kubera ko ndacyafite mu izo weakness ndajya nkubwira ibintu n'abo umuyobozi wawe mu kigo runaka cyangwa umuyobozi wawe uzajya umbwira ati bayingana kugira mu kazi ni saa moya niyizire saa 3 kubera iki ndacyakubona muri ya shusho ya Jado wa kera so nicyo kibazo ndi kubona hano gusa FNL gisirikare cyabo subu cya cyashimaho gushimaho kuri FNL biragoye bashobora n'ubwira gutya bagafatanya n'abandi hari abandi se nabo ubutegetsi batabumva za Leta Tabara simbizi bashobora gukorana isa nkaho iri based ku bwoko bw'abahutu hara mu Burundi icyo kibazo kubona abo bantu nka Leta Tabara ubona ko yo ntago ifite ubwoko ishingiyeho yo gusa yari ifite iyo dispute politically kuvuga ngo umuntu wari ukeneye guhindura itegeko nshinga yongeze za manda bo ntago Leta Tabara ubona ko wenda yabishingiye ku bwoko runaka ariko FNL barabyerura rwose muvuga rero kuba ariko uretse ko nta n'umwanzuro tubyibuke nicyo nenda kukubwira cyane icyo mubona muhuriyeho cy'ingenzi mukabanza mukakigeraho wenda mwanashwana mugashwana nyuma reka turebe ibyo dukora birangire ibyo uvuga rwose nibyo cyane tunasoreje kino kiganiro reka mbashimire inshuti bakunzi ba One Vision Rwanda TV tuze gukomeza kubana mu biganiro tugenda tubategurira.